gupfa. Dore aho byapfiriye mama, hari abantu bazanye imitanga, hari abantu bazana imitanga bakayishyira mu buzima bwawe, hari abantu bazanye imitanga bayishyira mu rugo rwawe, hari abantu bazanye imitanga bayishyira muri bizinesi yawe. ariko mva, hari Imana igikuraho igisuzuguriro, hari Imana itareba uburanga ntirebe igihagararo. iyo ngiyo yakwimanye mu myaka yose itambutse, n'ubundi irahari kugira ngo yongere kwimana. Yesu amashyi menshi cyane. yo niyo yimika Imana, niyo yimika, 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 niyo yimika abatambyi, niyo yimika, niyo yimika abahanuzi, niyo yimika, niyo yimika abanyamasengesho, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika, yimika Imana, niyo yimika, niyo yimika Imana. umva mama, urugo ruragushaririye, urugo rurakuruhiye, ubuzima buragushaririye, imibereho iragushaririye bitewe n'imitanga bashyize mu buzima bwawe. hari amagambo abantu bumvishije adakwiriye, hari abantu bazanye imitanga y'amagambo baragusebya muri karitsiye, ntiwabona naho wikopesha ikibiriti kubera ko bakuzi nabi. hari umutanga wo kugusebya mama, imitanga iragwira, ariko umutanga wo kugusebya wo ni hatari. amen. imitanga iragwira, ariko wo kugusebya wo ni hatari. Imana igutsindira imitanga mu izina rya Yesu. haleluya. komera data amashyi menshi cyane.
turayisiga isi turimo turayisiga ayiwe isi y'imibabaro turimo turayisiga isi turimo turayisiga isi y'imibabaro turimo turayisiga ayiwe isi y'imibabaro turimo turayisiga ayiwe isi yo kura turayisiga ayiwe isi y'imibabaro turimo turayisiga isi yo kubabara turimo turayisiga ayiwe turimo turayisiga ayiwe turimo turayisiga kubabara nabyo turimo turabisiga gusonza turimo turabisiga kwambara ubusa turimo turabisiga kurwara turimo turabisiga gutotezwa turimo turabisiga ayiwe turimo turabisiga ayiwe turimo turabisiga turimo kubisiga teganyiriza umuntu muri kumwe wabwira ngo ihangane ugire ibintu usiga mu izina rya Yesu. Ucuranze igisirimba neza nkwemereye amata, tuvuge ngo amen. Twongere haleluya, twongere haleluya. Rero umuntu wicaye ubwo sinzi niba hari ibintu ashaka gusiga, ongera kubitemo igisirimba bashaka gusiga, twibyinirire Imana. Haleluya.
y'imibabaro turimo turayisiga, iyi si y'imibabaro turayisiga, iyi si y'imibabaro turimo turayisiga, iyi si y'imibabaro turimo turayisiga, iyi si y'imibabaro turayisiga, iyi si y'imibabaro turimo iyi si y'imibabaro turimo turayisiga. Imana yacu ibasha kudukiza, ariko nawe itadukiza, ntituzapfukamira ibigirwamana, irikale oya ndirima, narindi ndakorera, atari wowe Uwiteka, wabanye na Dawudi anesha Goliyati, nanjye sinzabura kunesha. Narindi Mana ndakorera, atari wowe Uwiteka, wabanye na Dawudi anesha Goliyati, nanjye sinzabura kunesha. Namenye ko Imana itarabanura, na Moridekayi yaratabaye, agakwiye Moridekayi yari yarasuzuguriwe cyane, ariko yatambanije mu murwa, abayuda bose baratabana. Namenye ko Imana itarabanura, na Moridekayi yaratabaye, yarasuzuguriwe cyane, ariko yatambanije mu murwa, abayuda bose baratabana. Atari wowe Uwiteka, wabanye na Dawudi anesha Goliyati, nanjye sinzabura kunesha. Narindi Mana ndakorera, atari wowe Uwiteka, wabanye na Dawudi anesha Goliyati, nanjye sinzabura kunesha. Narindi Mana ndakorera, atari wowe Uwiteka, wabanye na Dawudi anesha Goliyati, nanjye sinzabura kunesha. Haleluya! Mana ishimwe Yesu Kristo. Haleluya. mukunzi wanjye uzaza byahise umucungi wasizemo irimo kungora bamwe icumbi barasuzugura
n'ubicika dutoragirana muri iyi si turabasazi tukiregeye muyamana dusenga yarasiziriwe Yesu Kubitira Imana yacu amashyi menshi cyane uko yadusezeranije niko azabigenza. Imana yacu ishimwe. Abaririmbye Imana igire gute? Murambure ibiganza tubasabire umugisha, simwe mu utanga n'Imana irutanga. Imana igire gute? Ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta menshi cyane kandi twagure mu izina rya Yesu. Haleluya. Wasanga wicaye aho ngaho ushaka kujya muri korari,
ukaba wumva nta nzira, ariko inzira zirahari, ngwino uririmbira Imana. Haleluya, haleluya. Namaze kumenya ko ibintu byose bizarangira, guhagarara tubwiriza bizarangira, hari igihe kizagera natwe twicare twumve tutabwira abandi. Haleluya. Kubera yuko icyo tuzasigarana ni kimwe gusa, no kuramya Imana no kuyihimbaza. Haleluya. Kuramya Imana no kugira gute? No kuyihimbaza. Ndakuraritse rero utangirize nawe urepete, kuko tuzaririmba. Haleluya, haleluya. Ikigeretse kuri ibyo, Yesu ngo niwe uzaba ari dirija. Haleluya. Niwe uzaba uyoboye. Kubitira Imana yacu amashyi menshi cyane. Haleluya. Imana yacu wegera neza bugacya bukira. Ndagira ngo munkundire twese tujye ijuru kuko bisanzwe, twitegura kwakira umushumba, twese duhagaze, twese duhagurutse cyane. Ururukira kubana natwe, ururukira gukora ibikomeye, ururukira kubamba amahema. Reka urengera ababyeyi uno mugoroba, rengera abagabo uno mugoroba, rengera abamama, rengera abakobwa, rengera abasore, rengera abana bato, rengera abaririmbyi, rengera abavugabutumwa, rengera abaprotokole, urengera ab'inginzi, rengera, kuko uri Imana ishobora byose. Ntabari njye uhagarara ahangaha, reka bari wowe uza wiyoborere. Birukanye dayimoni n'abambari be bose mu izina rya Yesu. Mwami Imana nubane natwe, tugirire neza, icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe, isoko y'isezerano kubibataye rwose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarapfiye, yaranguza ubugingo, nawe yaranyiraye. None ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye, iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye, iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye, iby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye, iby'uwo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya rero ajyanira mpaka hose mu nzira ijya ijuru. Umuhanga basize bisagize, atira ubwoba, atira ubwoba, atira ubwoba,
komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. Yuzuye umwuka aravuga ngo nta byano. Haleluya. Perezida Imana y'amahoro icyubahiro. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ni hafi yayo umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, 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 nzinjira mu murwa. Haleluya, haleluya, ni hafi yayo umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, barakomera data amashyi menshi cyane. Ayiwe, abazaba muri icyo gihugu basaba bambaye imyenda ikibika bagiza uretse gake ngo abazaba muri icyo gihugu basaba bambaye imyenda yera. Bona ngo ikirenze kuri ibyo babikiwe ikamba ry'izahabu. Ndakwifuriza kuzaba muri icyo gihugu. Oya, ndakwifuriza kuzaba muri icyo gihugu. Haleluya. Yo nsabira nanjye ngusabire, tuzaririmbana indirimbo ya Mose. Nsabira nanjye ngusabire, tuzaririmba 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 indirimbo ya Mose. Tuzaririmba indirimbo ya Mose. Tuzaririmba indirimbo ya Mose. Tuzaririmba indirimbo ya Mose. Tuzaririmba indirimbo ya Mose.
we baragendanye, Imana irangije iramugabira. Nawe uyu munsi Imana ikugabire. Niba ugendana n'Imana uyu mugoroba, Imana ikugabire. Imana ikunezererwe mu izina rya Yesu. Tugire dutya abaroho, Imana itugabire mu izina rya Yesu. Amen. Mwicarire mu kubaho kw'Imana. Mbahaye ikaze mu nzu ya papa, nimwicare mugubwe neza. Tukongera guterana uyu mugoroba, nimunkundire dukomere data amashyi menshi ko yabyemeye. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yabyemeye. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yabyemeye. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Data yemeye, arabyemera ko ducuranga inanga, data yemeye. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Data yemeye, data yemeye ko ducinya umudiho, data yabyemeye. Data yemeye, data yemeye n'ukuri ko ducuranga inanga, data yemeye. Data yemeye, wongera arabyemera ko ducuranga inanga, data yemeye. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga, data yemeye. Ko ducuranga inanga, data yemeye. Ko ducuranga inanga, data yemeye. Sema haleluya. Amen. Reka dukoreshe igihe cyacu neza. Amena. Uyu munsi ndashaka ko dukoresha igihe neza, tukaza gukora byinshi kandi mu gihe gitoya, kandi ukaza gutaha ubonye Imana mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndabona Imana. ndabona Imana. Haleluya. Ikintu usabwa ni kimwe uyu mugoroba, ni ukwizera Imana. Haleluya. Kugira gute? Kwizera iki? Imana. Niwizera Imana urabona mu maso h'Imana. Niwizera Imana urabona gukomera kw'Imana. Niwizera Imana, Imana irakingura imiryango. Yesu ngo ageze kwa Lazaro, ngo yarahageze, ngo asanga Lazaro amaze iminsi napfuye. Ariko Yesu ngo yari yaramenye amakuru y'uko Lazaro yarwaye. Hari ibigeragezo urimo uranyuramo, ubu uzi ko Imana itayamenya ayo makuru. Imana irayazi, icecetse yarumvishe. Haleluya. Icecetse yaragize gute? Ayo makuru yarayamenye, igiceceka yumvishe. Rero ngo yamenye amakuru, ngo imajije kuyamenya, ngo yuko Lazaro yagize gute? Yarwaye. Mariya yari yaje kubwira Yesu, aramubwira ngo databuja uwo ukunda agize gute? Ararwaye. Ni kenshi tujya tubwira Yesu, tukamubwira ngo turarwaye, Yesu agaceceka. Ariko kuba acecetse ntibivuze ko atazakora. Mumbwirire ngo azakora. Azagira gute? Ayi wowe kiranuka usenge wizere. Haleluya. Kiranuka ugire gute? Kiranuka usenge wizere, ubundi witurize. Umuntu usenga ntugapfe kumukinisha gutyo gusa. Umuntu usenga uramubona yananutse uyu munsi birapima 20, ariko ejo azagutungura. Uzamusanga Yesu yamubyibuhije, uzasanga Yesu yamuteyeho inyama. Kandi ntugapfe kuvuga umuntu usenga bitewe n'igihe umubonyemo.
jya wirinda kumuvuga. Amen, haleluya. Niba ushaka kurama, jya wirinda kuvuga ku muntu uzi, ku munyamasezerano. Umunyamasezerano ntawe ujya apfa kumuvugaho, kuko umunyamasezerano ajya atungura, ajya atungurana. Umunyamasezerano ajya atungurana, umunyamasezerano ajya atungura ibihe, umunyamasezerano ajya atungura iminsi. Umunyamasezerano umuntu wavuzweho n'Imana, Imana ikamubwira ngo nza. Haleluya. Aho hantu nujya uhagera, ujya uhagira washyira akabago n'akitso, washyire n'akadomo. Niwumva umuntu wavuzweho n'Imana ikavuga ngo nza, ibyo bintu ujye ubyitondera. Niba unicaye hano waramaze kwiburira icyizere, ariko hakaba hari umunsi data yigeze avugana nawe akavuga ngo mwana wa nzakugirira neza, subiramo ngo ako kantu, vuga ngo ako kantu, ako ngako karafatika. Amen. Ako kantu kagize gute? Karafatika. Haleluya. Ako kantu karafatika, kuko umuntu wavuzweho n'Imana igihe ubona ko apfuye, nicyo gihe Imana iseruka. Baravuga ngo napfe, Imana ikavuga ngo baho. Baravuga ngo nibirangire, Imana ikavuga ngo biratangiye. Baravuga ngo akawe kashobotse, Imana ikavuga ngo humura mwana wanjye. Amen. Icyo nkundira Imana nuko igifata babandi badusuzuguye turi mu bibazo, badusuzuguye turi mu makuba, badusuzuguye turi mu ntambara, ikabafata. Vuga ngo igibafata, vuga ngo igibafata. Haleluya. Ikongera ikabagarura nanone ngo nimusubiremo. Njya nkunda gusoma inkuru za Yobu, ariko nta gice kinezeza nk'igice cya 42. Haleluya. Ongeyo mageze ndahatinda nkongera nkasubiramo. Irangije ibwira Elifazi, iramubwira ngo umve Elifazi, genda wishakira ibimasa 7, numara kubibona ubishyire umugaragu wanjye Yobu, narangiza gusabire kuko ari we nemera. Elifazi hari hashize iminsi abwiye Yobu, aramubwira atereguriye igipagani, ibikubaho n'ibyaha byinshi nta nubwo Imana yakorana nawe ntiyakorera muri wowe. Igiye kumutungurira amubwira ngo ishakire ibimasa 7, ubishyire umugaragu wanjye Yobu, maze numara kubimuha umubwira gusabire kuko ari we nemera. Amen. Wirwana intambara yo kwemeza abantu, rwana intambara yo gukiranuka. Haleluya. Ntago abantu uzabemeza, ntago uzabashobora, ntabwo uzagira gute, abantu ntabwo uzabashobora. Rwana intambara, igihe cyose uzarwana intambara yo kwemeza abantu, ntabwo uzabishobora. Rwana intambara yo kwemeza data. Amen. Kuko ni wemeza Imana izakwemera, ni kwemeza izakwemeza n'abantu. Iyo wemeje Imana igira gute? Irakwemera. Yimaze kukwemera ikwemeza abantu. Amen. Urimo urarwana intambara yo kugira ngo Rufonsine akwemere, ntabwo yakwemera. Ariko Imana ni kwemera izakwemeza Rufonsine. Imana ni kwemeza izakwemeza amafaranga. Imana ni kwemera izakwemeza ubutunzi buze mu izina rya Yesu. Rwana intambara yo kwemerwa n'Imana. Rwana intambara yo kwemerwa n'Imana. Amen. Rwana intambara yo kugira gute? Kwemerwa n'iki? Ijuru niba ari kwemera, ibyo uzakora byose Imana izabihagararamo. Arahirwa umuntu Uwiteka yahamagaye akamuvuga mu izina, nkuko yahamagaye Samweli ubwo yarari mu rusengero, yarakiri n'umwana muto, Imana yavuganye nawe. Rero Imana ni
nikwemera izakwemeza n'iki n'abantu. Rwana intambara yo kwemerwa n'Imana. Amen. Umuntu se yakwemera akaguha iki? Ari ikintu yaguha? Nta na kimwe. Ariko Imana nikwemera izakwemeza abantu. Amen. Maze kandi abo bantu nimara kubakwemeza izabategeka kukuzanira ibintu. Amen. Izabategeka kugira gute? Reka rero kwirirwa urwana intambara yo kugira ngo utunge ibintu, kugira ngo wemerwe n'abantu. Oya, kora akantu kamwe, utera ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri icyarimwe. Ibuye rimwe watera rikica inyoni ebyiri. Iryo buye uzi iryo ari ryo? Ni ibuye ryitwa Kristo. Iri buye iyo urijugunye rigera ku murozi rikamwemeza, rigera ku munyamagambo rikamucecekesha. Iri buye iyo urijugunye rigera ku mafaranga akakwitaba mu izina rya Yesu. Rwana intambara yo kwemeza Yesu. Haleluya. Ibindi byose urwana nabyo, rwana intambara yo kwemeza nderata. Ujye uvuga ngo Mana uranyemera. Imana niba ikwemera izakwemeza abantu. Ntibizasaba izindi manevure, ntibizasaba izindi protokole. Uko wakwiyumva uko ariko kose, wiyumva wese uwirata yirate Yesu. Niba udafite Yesu muri wowe nta kintu nkwijeje. Byashoboka ko wazamuka ukagera hejuru cyane, ariko Yesu atabiri muzongera umanuka. Ariko iyo wazamuwe na Yesu ntawe ukumanura. Iyo washyizwe hejuru na Yesu ntawe ugusubiza hasi. Mubundire dukomera amashyi umushumba wacu mukuru tumwakira. Ababyeyi muvugirije impundu ubwo mwabiki. Wakira abashyitsi bateranye natwe uyu mugoroba. Reka mpere kuri Pastor Joseph, ahaguruka dusuhuze mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Imana y'amahoro imuhereza iki? Reka twakire mama Pastor nawe ahaguruka dusuhuze. Haleluya. Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro imuhisha kandi mwinshi. Reka twakire mwarimu Peace nawe adusuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka nakira abadiyakoni nabo bahaguruke badusuhuze mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Reka nakire korari Eri Elohe Kwaya ihaguruke dusuhuze mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mumama utarimo hariya muri iriya korari, wa mumama utwite yabaye iki? Amen. Yego twihute cyane. Haleluya. Amen. Nitwa Kayirangwa Esteri. Yego. Nararitswe n'uriya mumama. Ubwo Nguyu niwe ngo witwa Jose. Jose, Imana y'amahoro igire gute? Mutunga ibiganza hariya kwa Jose. Imana y'amahoro igire gute? Muhe umugisha imbaraga n'amavuta menshi. Yicarira Imana iguhereza umugisha bambe. Haleluya. Amen. Mbanyita Diane, nkaba nifuje guterana namwe. Diane, Imana y'amahoro igire gute? Muhe umugisha imbaraga n'amavuta menshi cyane. Yesu nashimwe. Ahimbazwe burundu. Nitwa Munezero Jideo, nifuje guterana namwe uyu munsi. Jideo, Imana y'amahoro igire gute? Jideo, ariko ko mutari kutubwira ahantu musengera koko. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ni Kwizeyimana Chantal, nkabasengera Sarafati, nkaba nifuje guterana namwe. Usengera Sarafati. Imana iguhereza umugisha mwinshi cyane mama. Haleluya. Amen. Nitwa Muhawe na Marita, nishimiye guterana nawe. Imana y'amahoro igire gute? Umuhe umugisha imbaraga n'amavuta menshi. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Mukaniyonsenga Divina, nkasengera kuri Sarafati, nkaba nifuje guterana namwe. Imana y'amahoro igire gute?
imuha umugisha imbaraga n'amavuta menshi. Amazina nitwa Ingene Clarissa nkaba nsengera Sarafate nkaba nifuje guterana nawe. Imana y'amahoro igire gute? umugisha. Imuha umugisha imbaraga n'amavuta menshi cyane. Haleluya. Amena. Nitwa Niyomukiza Claudina. Nitwa Niyomukiza Claudina. Yego Claudine. Nkaba nararitswe na Jose. Jose niwe wakuraritse? Yego. Ariko Mana Jose, Imana imuhereza umugisha mwinshi cyane. Amen. Nkaba Amen. nifuje guterana nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mazina yanjye nitwa Kwizera Fiona. Nkaba nararitswe ibindi Imana iduhana umugisha. Jose niwe wakuraritse? Jose, Imana y'amahoro igire gute? Imuha umugisha. Imuha umugisha imbaraga n'amavuta, imutunga ibiganza kwa Jose. Imana imurarikira umugisha kuba ku buzima bwe. Imana imurarikira iterambere kuba mu rugo rwiwe. Imana ikurarikira amafaranga aboneke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana. Haleluya. Amena. Amina. Amena. Nanjye nifuje guterana namwe, Imana iduha umugisha. Nararitswe n'uyu mumama. Uwo mumama Imana igire gute? Imuha umugisha. Imuha umugisha imbaraga n'amavuta menshi cyane. Yego mama, ni karibu. Haleluya. Amena. Amina, amina. Amena. Haleluya. 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 Amen. Nitwa Nyiraneza Azera, aba ndi umumama w'abana w'abakobwa n'abahungu, aba naturutse Nyabisindu, aba nararitswe na Jose. Ibisigaye ibindi Imana iduhana umugisha. Jose, Imana y'amahoro igire gute? Aryo zina ryitwa Jose mwaryumvishe? Amen. Amen. Jose buriya imigisha afite ntabwo ushobora kumenya uko ingana, ni myinshi cyane. Amen. Na mama Mugisha yararitse, Imana imuha umugisha. Yego. Haleluya. Buriya ntabwo muzi umugisha uva mu gukorera Imana bijyanye no kurarika umuntu mu nzu y'Imana. Kamubwira uti mwene data, hari ahantu naboneye umugisha, nawe ngwino uhabonera umugisha. Icyo kintu ukagikora, hari umugisha wakira, hari umugisha uboneka ku buzima bwawe. Amen. Mu buzima icyo umuntu abiba nicyo agira gute? Umva ukuntu ijambo rivuga. Riravuga ngo abahinduriye benshi kugukiranuka, abo ngabo bazaka nk'inyenyeri. Abantu bahinduriye benshi kuri Kristo bazaka nk'iki? Hari amakamba tuzambara, hari amakamba murimo mwibikira mu bwami bwa hehe? Bwo mu ijuru. Jose, buriya abantu bashobora kukureba bakabona ko umuhamagaro wawe bakawupfobya, ariko buriya umunsi uzajya mu bwami, aba bantu bose urwana intambara y'uko baboneka mu rusengero, umunsi uzagera mu bwami uzahagarara hano, bose bazi inyuma yawe bagukurikiye, bose bazaba bagukurikiye bose uko wakoze uwo murimo. Buriya ntabwo muzi ibanga riri mu kurarika. Ni ukuvuga ngo unshobora kurarika umuntu ngewe nkaza nkaba mu ntege nkeya, ariko we akaba amaso agasenga kandi ashyizemo umwete. Kuvuga ngo iyo wararitse umuntu, ni ukuvuga ngo uba uri musenga ariko inyuma yawe haba hari backup. Ni ukuvuga ngo iyo abaye mu mbaraga agasenga, Imana ikamutabara, umugisha imuhaye murawugabana. Amen. Sinzi niba mutari mukizi, umugisha Imana igize gute? Imuhaye murawugabana, byanze bikunze ubona. Amen. Rero kurarika umuntu ukamuzana mu rusengero ni ukwiteganyiriza, kubera yuko ubuzanye umuntu uri buze kugufasha gusenga, uvuga ngo nimburira hamwe ndaza kubonera hari. Njyewe nimba mu ntege nkeya nkarangara, byanze bikunze uwo twazanye Imana iramwibuka nanjye mbonereho. Haleluya. Nanjye ngire gute?
mbonereho. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo mpano yo kurarika ndayibasabiye mu izina rya Yesu. Imana iyiguhe, Imana igire gute? Iyiguhe. Ntukaze mu rusengero mu materaniro nguzi imbokoboko gusa, jya urarika umuntu muzane. Abashyitsi turabakiriye 1 2 3, murakaza neza bene data. Imana ibaha umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda, kandi muzagaruke, ariko binabaye byiza mwagumaho tukagumana nta kibazo. Imana ibampera umugisha. Amen. Abantu bashaka kujya muri korari, iriya korari Erohe Kwaya muyijoyininge mujye muri korari. Amen. Mureke kuryamisha umuhamagaro wanyu nimukore bukiri ku manywa kuko bugiye kwira. Ni muyijoyininge iriya korari, mujye muri Erohe Kwaya muririmbira iki? Imana. Sibyo? Amen. Sibyo? Sibyo? Yibuke amasengesho wasenze, yibuke kwitanga kwawe, yibuke imisozi wamanutse. Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Amen. Imana igire gute? Kwibuke mu izina rya Yesu. Ongera umumbwirire ngo kora ikintu kizatuma Imana ikwibuka mu minsi igiye kuza. Ikintu kizatuma Imana igize gute? Ikwiruka mu minsi igiye kugira gute? Kuza. Hari ikintu wakwibutsa Imana ukayibwira ngo Mana nararirimbaga, ukayibwira ngo Mana nakoraga umurimo wawe, ukayibwira ngo Mana narasengaga, ukayibwira ngo nakoraga. Haleluya. Ikintu kizatuma Imana igize gute? Icyo kintu kirahari. Kirahari. Hari abantu mufite ibintu byatuma Imana ibibuka. Murahari. Hari abantu mwakwibutsa Imana imirimo. Bibiliya irambwira ngo witwa Tabita yigeze apfa cyangwa Doruka, ngo amajije gupfa, ngo abapfakazi baraza batumira Petero umukozi w'Imana. Barangije nta kindi bavuze, baravuze bati do ibi bitenge niwe wabitudoderaga, none tuzongera kudoderwa nande? Abandi bazana amashati, abandi bazana imyenda. Haleluya. Hari ikintu ufite wakwibutsa Imana? Noneho ngo nta kindi Petero yakoze. Petero yaravuze ngo abazimana, aravuga ngo iriya myenda urwibutso urarwibuka. Imana iravuga ngo urwo rwibutso ndarwibuka. Arangije aravuga ngo Tabita haguruka. Arahaguruka. Imirimo iramuhagurutse. Haranira kugira imirimo myiza. Haranira kugira imirimo myiza. Uko bucya bukira ubumuntu bugenda bushira mu bantu. Uko bucya bukira urukundo rugenda rushira mu bantu. Ariko ndakwifuriza kugira urukundo. Kunda umuntu udafite icyo ushingiyeho, ukunda abantu udafite icyo ushingiyeho. Bari igisobanuro cy'urukundo. Urukundo rugaragazwa n'imirimo, ntirugaragazwa n'amagambo. Amen. Nunkunda, urukundo ruzagutegeka kugira icyo unkorera. Urukundo ruzagutegeka kumfasha. Urukundo ruzagutegeka guhagararana nanjye mu bibazo. Kandi icyo bita urukundo, umuntu ugukunda bya nyabyo ni umuntu mubana uri mu bihe bibi akagumya akagukunda, uri mu bigerageza akagumya akagukunda, uri mu ntambara akagumya akagukunda, waba wacitse intege akagufata ukuboko akavuga ngo tugende. Icyo nicyo bita urukundo. Ese we hari umuntu wahagurukije? Hari umuntu wasindagije ari mu bibazo? Cyangwa iteka abari mu bibazo urabatuka bajugunya? Muri iyi minsi hasigaye hariho urukundo rwa bizinesi rureba ku mafaranga, rukundira umuntu icyo afite. Waba ufite amafaranga upfa ko wamubwiye ngo ndayafite, akubwira ati ni ukuri kose n'ubundi ni wewe wanjye, ni wewe wanjye, ni ukuri abandi bose. Akagukunda kuko ufite amafaranga, akagufasha kuyarya iyo ashize. Akubwira ati narabikubwiye n'ubundi ubugoryi bwawe mbona mu mutwe hatabara neza.
amen. Imana y'amahoro itugirire. Uzasanga umuntu umukundana ukamugurira, ukamugasohokana, ukamutemberana, ugatari kuriya nubwo ari inshuti yanjye mbona nta bwenge agira. Ati nyine ajya ngurira nirire ariko ubwenge ni ntabwo, buragatabwa ni ntabwo. Imana y'amahoro itugirire. Ariko kugira ngo umuvuge burya wamugira inama. Reka twikomereze rata ko karagaciyemo. Ariko ikintu Imana ikeneye imirimo yanyu bantu. Amen. Ikeneye iki? Imana ikeneye. Ese hari imirimo uyu munsi irahari? Ese hari amaturo watanze atagononwa? Muri iyi minsi urasanga n'utanze amaturo atanga yagahina, akayatanga agononwa, akayatanga yimyoza. Nuhaye umwambaro mwene Sara w'umuha kongeraho amagambo. Amen. Yaje kugusaba umunyura w'umuha ariko ukamubwira ngo mbabarire bimaze kuba tumace ntuzagaruke. Wamutiza umwenda, wamutijije ijipo, wamutiza ukamubwira atari uramenye umwenda wanjye, urabona ukuntu nk'uguhaye umeze umwenda wanjye, urabona ukuntu nk'uguhaye umeze umwenda wanjye, wihangane rwose uze kuwicaza ahantu. Yagutiza inkweto akakubwira turamenye, nibaza gushyiramo ibisirimba ntuze kubyina nyamuneka, ntuze kubyina inkweto yanjye utaza kuvaho uyihengamisha cyangwa ukayivuna taro. Imana itugirire neza. Ariko Uwiteka aje gushyira ku munzani. Ijambo rirambwira ngo hazabaho gupimirwa imirimo, kandi imirimo ntabwo izapimwa ku munzani uyu nguyu bashyiraho amabuye wenda ngo uzayaconga, cyangwa se ngo ku munzani uyu w'agashinge wenda uzawutirimura. Oya, imirimo izapimwa n'umuriro. Ngo bazashyira hehe? Mu muriro. Ubwo nivamo igishitse iba igishyitse nyine, kandi agakiza niko kazatujya imbere. Imirimo nayo ikurikira ivuge ngo ye nimumwakire. Haleluya, haleluya. Hari ikintu wakwibutsa Imana kirahari. Bibiliya ibwira umudamu w'umushunemukazi ngo uyu mudamu w'umushunemu ngo yajyaga agaburira abagabo b'Imana, ngo buri uko Elisa agiye kuvuga ubutumwa ngo uyu mudamu w'umushunemu ngo akanyurayo. Elisa ngo akagaburira Elisa. Bukeye yabwira umugabo aravuga ngo uyu muntu w'Imana akahora anyura hano, kandi bigaragara yuko adafite ahantu ho kuba uko mbibona. Arangije aravuga ngo reka tumwubakire icyumba. None yavuze ngo tucyubake muri kafi. Oya, yaravuze ngo tumwubakire icyumba cyo hejuru. Haleluya. Muri iyi minsi bifuza gutanga ibibasagutse. Yagiye gutanga umwenda, reba wa wundi nawe yarambiwe, adashaka kugira gute, adashaka kwambara, akavuga ngo reka bari wo ntanga. Ariko umva nkubwire, gutanga ntabwo ari ugutanga ibidusagutse, ahubwo gutanga ni ugutanga ibyo dukunda tukabyigomwa ku bwabo dukunda tukabibafashisha. Imana itugirire. Aho ngaho ubwo ntabwo tuza kubyumva kimwe, ariko Imana ikeneye abantu bagira imirimo nyamuneka. Bagira iki? Bagire. Bwira umuntu mwegeranye ngo ushaka watangira kwiga kunkoreraho umugisha. Ushaka watangira kwiga kugira gute? Kwiga kugira gute? Kugukoreraho iki? Umugisha. Ifoto y'urwibutso barayidusigiye. Twasenganye nabo, twagendanye nabo, twasenganye nabo, dore urwibutso badusigiye. Bagiraga umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abanamahoro. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Ifoto y'urwibutso
Imana ibamera umugisha. Nkuko nabibabwiye nk'itorero turitegura kubatiza. Ikindi kintu turimo twitegura gukora vuba aha ngaha, turimo turagisengera Imana. Ndimo ndasenga Imana kugira ngo Imana inyereke inzira kandi inyobore inzira, kandi n'Imana igira ikintu ikora mu mitima yacu, ibashe kuduha agakiza kandi kuzuye. Buriya mu buzima hari ikintu kidakinishwa, icyo kintu aho kugira ngo uzagikinisha ahubwo uzakireke. Amen. Dore ikintu gipima itorero ko rihagaze ni ikintu kimwe, ni ikintu bita igaburo. Nicyo gipima itorero ko rigize gute, rihagaze. Buri ikintu kizakubwira ko itorero rihagaze ni ikintu bita igaburo. Nyuma yo kurikora nibwo utangira kubona niba ryari rihagaze cyangwa niba ritari rihagaze. Ikintu bita igaburo buriya ni ikintu ukwiriye kwitondera cyane, gishobora gupima umukirisitu uko ahagaze, kikaba cyatuma bigumamo cyangwa akabivamo. Amen. Gituma bigumamo cyangwa akagira gute, akabivamo. Imana y'amahoro itugirire. Ariko vuba mu minsi ya vuba uko byasa kose, igaburo turimo turategura igikorwa cy'igaburo vuba cyane. Imana izadufasha kandi izatuyobora. Amen. Amen. Ntago muzarijyaho niko muvuze. Ntago muzarijyaho, byose ni hahandi. Amen. Imana y'amahoro itugirire. Dusomere ijambo ry'Imana nikomereze. Ariko buriya mu buzima ntimugatinye igipimo, ahubwo burya mujye mwiyeza kugira ngo mube mwajya mu mwanya wo gusangira n'umwami ku meza yiwe. Amen. Amen. Ngo ibyo bintu ntangiye mbyihorere niko muvuze. Yesu yamamare. Yesu yamamare. Amen. Hari ibintu bitatu biba ku mukirisitu cyangwa se ku muntu usenga iyo avuye ku igaburo. Amen. Icyambere, iyo akijijwe neza amateka yiwe arahinduka, kuko igaburo rimuha imbaraga akabasha gukomerera mu gakiza neza. Noneho iyo atarakijijwe neza bivangavanga, noneho haba umupagani wa burundu. Aba umupagani wa burundu. Niba yajyaga asambana yihisha, atangira gusambana ariko karubanda. Kuko Bibiliya iravuga ngo niyo mpamvu bamwe barwaragurika, abandi bakarwara ibicura, abandi mu nda hakabarya, abandi bakagira isesema. Mwebwe murabira ngo none se ngo biriya ngo niki, ngo none se ngo siji, ngo n'imigati hariya ngo muri supermarket. Sawa, ngo ni imigati. Sawa. Imana y'amahoro itugirire. Erega dukirira mu mwuka kandi dupfira mu mwuka. Amen. Aho dukirira ni hehe, kandi naho dupfira ni hehe. Ikibyawe n'umwuka ni iki? Ikibyawe n'umubiri nacyo ni iki? Aha. Ariko reka mbasa abantu byibuze ku munsi bwira basomye urupapuro rumwe, urunguru rwa Bibiliya. Abantu bwira buri munsi akavuga ngo nje nihaye intego yo kujya ndusoma rumwe rwonyine muri iri teraniro. No one. Nta muntu n'umwe. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo na Pastor Emma, ibi ni ibiki? Basi reka ndebe umuntu usoma umurongo umwe buri munsi. Umurongo umwe buri byibuze avuga ngo buri munsi hari umurongo nsoma wa Bibiliya. Zamura turebe. Mana, mwebwe Imana ibamera umugisha. Abantu bari bize. Amen. Ngo ntabwo mwabibonera umwanya.
nyamara mubona umwanya. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kubona umwanya wo kwirirwa imbere ya televiziyo, ushobora kubona umwanya wo kujya kuri WhatsApp no gucata, ubona umwanya wo kujya kuri post kuri Facebook na Instagram. Uwo mwanya ugira gute? Urawubona wo kujyayo, ariko ubura umwanya wo gusoma umurongo umwe muri Bibiliya ukambwira ngo uzakomera. Ntabwo uzakomera. Dore ikintu kizagukomeza ni ukuba ufite ijambo ryahumetswe n'Umwami Imana. Ntabwo Yesu yatsinze Satani kuko avuye muri 40, ahubwo yamutsinze kuko azi ijambo rivuga ngo handitsweho. Amen. Ijambo rigize gute? Bivuze ngo hagize gute? Mureka kureba nabi gahunda dufitanye ndayizi. Ndabizi mwazanye amazi, ndaje nsengera amazi. Ndabizi muri hano kugira ngo mpanure, ndaje nerekwe n'ukuri kose. Nidushake duhere ku murongo, ariko umva mbabwira ibyo ntibizabakomeza, nta naho bizabageza. Guhanurirwa ni kimwe no gusohora ni ibindi. None se njyeho mbabeshye? Amen. Amen. Haleluya. None se ni kubera icyo abana b'i Kigali badigadiga ashobora guhura n'umunyacyaro bangana yamukubita inkubara? Uzi impamvu? Umwana wo mu cyaro agira amezi 6, bamukubita ikijumba mu gitondo akavugira ngo rya sha cyangwa ubyihore, irya cyangwa ugire gute, bakamutereka hariya bakagira gute, bakajya guhinga. Umunyakigali icyo gihe wo uzi icyo baba bari kumukorera? Baba bari kumukorera isupu y'inyanya itogosheje, bashyiramo n'ubugari bagatumbika, bukabanza bukinama. Ubwo abo bana baramutse bahuye, urumva byavamo? Umunyacyaro yagusekura. Amen. Marabona tugirire neza. Bwana ubona n'umunyacyaro niyo mwaba mungana ntuzihe ibyo kumukinisha. Urararira indagara n'ubunyobwa, no buri munsi ararya imyumbati igeretse ku bishyimbo, warangiza ngo muzahura. Ntabwo uzi ko ubugari babusekura mu isekuru, waburya yabusekuye amaboko yakomeye. Amen. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umurokore utunzwe n'ubuhanuzi, utunzwe n'ubuhanuzi, ikizamukubwira uzasanga adakomeye, uzasanga atagize gute. Hari umuntu warayansekeje mbura icyo musubiza. Yabonye video ku mugambi w'Imana turimo dusengera abantu hano, dayimoni zirimo ziva mu muntu. Sinzi umuntu ndasengeye hano, niba yararwaye umutwe, ashobora kuba yararwaye umutwe, ndamubwira ntumva kukizuve hano ukize. Noneho yanyandikiye arambwira ngo ariko se ngo kubera icyo abo ngabo barimo barahita bakira, njyewe ko ntegereje imyaka n'imyaniko k'Imana irimo imbwira ngo irantabaye bikaba bitarimo biza. Ndangije ndamureba ndamubwira nti ubwo se ngusubize iki? Ntacyo nabona nagusubiza. Impamvu ziyariyo nuko uyu munsi ubuzima bwiwe ntabwo arakizwa, abayeho mu buzima bwo kuraguza. Ukeneye kumva icyo Imana ivuga, ariko ntukeneye kuba wowe wasoma ijambo ry'Imana ngo uritunge muri wowe, urigire intwaro, urigendane. Utegereje ko baguhanurira, utegereje ko bagusengera, utegereje ko bakwingingira, ariko wowe ntiwakwiyingingira. Amen.
ntacyo, reka mbikore kuko nicyo cyanzanye, ariko nta kintu mbijeje. uyu murokore utunzwe n'ubuhanuzi rero ntawe wataniwe n'utunzwe n'ubugari n'isosi, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ntukunda kurya ubugari, ukunda guhuta isosi. kera ntabwo naryaga inyama, umunsi umwe noneho tuza kujya ahantu mu mahugurwa bateka isosi y'inkoko, noneho abatarya inyama babatekera ibishyimbo, noneho ndebye ibishyimbo mbona ni umukara, noneho barambaza baturya inyama, ndavuga nuko byasa kose inyama sindi buzishobore, ariko iriya sosi itukura kuriya ntabwo nayihemukira uko byasa uko ariko kose. baranyona ndababwira ni hoya, ni ntabwo ndya inyama ariko isosi ndagerageza. Mana y'amahoro itugirire neza. Rero mu buzima hari abantu batarya inyama ariko isosi bakaba bagira gute? Reka noneho twinjire mu kanya ko guhanura, avuga ngo amavuta. Haleluya. Abwirwa benshi akumva yendeye, nudatunga ijambo ryahumetswe n'umwami Imana, ugashaka ye baba we nzakagendana, ukaba muri nzakagendana, hari ahantu utazabasha kurenga nshuti yanjye, hari ahantu utazabasha kugira gute? Kurenga. Ijambo ry'Imana niryo ritavangiye, ijambo ry'Imana niryo rigukomeza. Amen. Wagize ngo iyo Yesu atagira ijambo rivuga ngo handitswe ngo burye ugira ngo ari buharenge? Yari buharenge? Ntabwo yari buharenge. Mbwira umuntu mwegeranye ngo tunga ijambo. Tunga iki? Nyamara ijambo muraribura ariko mukagira amagambo. Amen. Ijambo mugira gute? Ukararibura ariko mukagira iki? Amagambo. Watunze ijambo. Tunga iki? Komera Yesu amashyi menshi cyane, twikomereze mu izina rya Yesu. Umurokore ufite ijambo ntabwo acogozwa n'incamugongo. Umurokore ufite ijambo ntabwo ababazwa nuko bamuvuze. Umurokore ufite ijambo ntabwo ababazwa nuko muri korari bamurebye nabi. Umurokore ufite ijambo ntabwo ababazwa nuko abantu bamwanga. Aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro kubera yuko afite ijambo muri we. Yesu ashimwe cyane. Umurokore ufite ijambo aravuga ngo nubwo ntarishyura inzu ariko haracyari ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwe kizongera gishoboke mu izina rya Yesu kuko afite ijambo. Haleluya. Umurokore ufite ijambo ntabwo ababazwa nuko fiyanse yamwanze. Haleluya. Aravuga ngo ntacyo bitwaye, buriya Imana ifite impamvu inkijije umuruho ugenda amahoro. Amena. Umurokore ufite ijambo ntabwo ababazwa nuko umugabo yamutaye. Aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Avuga ngo naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose akavuga ngo ndamahoro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umurokore ufite ijambo ntabwo areba ku myaka ngo ahora yireba muri miruwari ngo akuremo ijipo ndende ashyiremo ngo ashyiremo mini wenda ngo niho bizavamo, kuko afite ijambo aravuga ngo Yesu azabana nawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Noneho ngo bamwe ba mini nabo babahagurukiye. Kabaye uge cyane ngo amen. Banze kuzikuramo tubibabwira mu rusengero, none Imana igeze aho ikoresha abayobozi babwira ati mwebwe ntimuba, ntaho Imana itagira gute? Tuzamura icyubahiro cy'iki Imana. Amen. Ariko ntabwo niba hari n'uyambaye hano ahangaha ntandebe nabi sinamubonye, asifiwe. Oya ntabwo mvuga bari hano, asifiwe. Nibyo nabonye mwene data Kabera yavuze ejo bundi. Tuzamura icyubahiro. Imana yamamare, tunyeganyeze icyubahiro cy'Imana. Gusa mwe murakijijwe muri imfura abantu.
mwe muri imfura mukomeze mukizwe, amen. Isashimwe cyane. Ariko nyine ibyo navugaga ngo ntimuzaterwe, ibyo navugaga naho mwebwe ijambo ry'Imana murarisoma, nubwo nabonye abarisoma ari hafi ya ntaba, ariko mwe muragerageza, amen. Ariko nukuri mugende abantu bafite Bibiliya mu rugo mugire gutya turebe, atari abazifite muri telefone, abantu bafite burya mwese se murazifite, none se habura iki ngo muzisome bene, amen. Yesu ashimwe, haleluya. Ndashaka mu minsi iri imbere gushyiraho ikintu cyo kwiga Bibiliya, cyane cyane ku munsi wo kuwa kabiri tujye tugira umunsi wo gusoma ijambo ry'Imana, ariko mwige gusoma ijambo ry'iki. Niba iyo mpano utanayigira ndayigusabiye, yiyakire mu izina rya Yesu, wakira impano yo gusoma, amen. Nta handi ubutunzi buri muri iyi Bibiliya, kandi ijambo nurimenye neza nibwo ukuri niko kuzakubatura. Dusomere Jado, dusomere, kadusome igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 guhera ku murongo wa 38. Haravuga ngo bukeye Elisa asubira i Gilugari. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Tuvuge cyane ngo amena, amen. Oya twongera barokore dusubiremo ngo amen, twongera dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Hari abantu baraha ngo bazamure haleluya cyane. Yego komeza. Abwira umugaragu ati, yego, shira inkono ivuga ku ziko, tekere aba bana b'abahanuzi imboga. Yego. Umwe muri barasohoka ajya ku gasozi gusoroma. Yego. Ahasanga umutanga, awusoromaho inanga. Yego. Areka umwenda we, yego, azuzuzamo. Araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga, kuko bari batari babizi. Bayishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Rekeraho gakeya tuvuge ngo amen, vuge cyane ngo amen, amen. Bwira umuntu mwegeranye ngo imbere mu muntu habamo uwundi muntu, ariko mubwire ngo Imana ishimwe, mubwire ngo Imana ishimwe ko igigamburuza imigambi y'ababisha. Haleluya. Dore ikintu cyabaye, Bibiliya iravuga ngo aba bana b'abahanuzi ngo bukeye Elisa asubira i Gilugari. Aho i Gilugari hari hacumbitse abana b'abahanuzi. Abo bana b'abahanuzi uburyo bari babayeho, uburyo bagendaga, ngo hari harateye inzara. Imana itugirire neza, amen. Abazima babi ntibareba niba mwese mushonje, ahubwo bagendera ku kintu kivuga ngo twese tubihombe. Imana y'amahoro itugirire neza. Umuzima mubi ntatinya kuza agafata ibyo kurya byawe akabihumanya byose, kandi mwese mwari mukeneye kugira gute? Kubiryaho. Imana ikurinde umuzima mubi mu izina rya Yesu. Imana ikurinde umuzima, Imana ikurinde ikirata. Abazima babi araza, umuzima mubi ashobora kuza agasenya inzu mwese muyirimo, akavuga ngo kugira ngo umubane mu nzu yakwemera akaba ku gasozi, aho kugira ngo inzu yimubanemo. Umuzima mubi ahigira kugutwarira umugabo, yabona atamutwaye agahigira kumuroga, akavuga ngo twese tumuhombe. Uwo ni umuzima mubi. Noneho rero ngo Elisa ngo arababwira ngo nibashyire inkono ivuga ku ziko. Ni nk'uko yababwira inkono ivuga, ubwo ni nk'uko yababwira ngo nimushyire inkono nini cyane ku ziko. Noneho ngo bashyire inkono nini ku ziko, ngo bamaze gushyira inkono nini ku ziko, ngo arangije ngo umwe
bana b'abahanuzi arasohoka, vuga ngo umwe, kandi bose bari bagize gute? Bari bashonje, bari basengeye hamwe, bari biyirije inzara, bose yari yabariye. Umuhanuzi yari abibabwiriye hamwe, arasohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo arasohoka umuzima mubi, ngo asohoka n'umwitero, ngo aragenda ajya ku gasozi, ngo aragenda ngo ajya ahantu bita, hari igiti bita umutanga. Umutanga murawuzi? Umutanga ni icyatsi kibi cyane kandi kirura. Kumana mu ijuru Uteye umwuka Imana ishimwe umwanya muto uzabona umunezero. Imana ishimwe ijuru abera baza muri kandi izuba. Yesu azava n'igikamba cy'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe ijuru abera baza muri kandi izuba. Yesu azava n'igikamba cy'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe ijuru abera baza muri kandi izuba. Yesu azava n'igikamba cy'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka. Niyo yimika Imana, niyo yimika, 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 niyo yimika abatambyi, niyo yimika, niyo yimika abahanuzi, niyo yimika, niyo yimika abanyamasengesho, niyo yimika, niyo yimika Imana, 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 niyo yimitse ababyeyi, niyo yimitse, niyo yimika Imana, niyo yakwimitse, niyo yimika Imana, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika, haleluya, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika, niyo yakwimitse Imana, niyo yakwimitse, niyo yimika Imana, niyo yimika, niyo yimika Imana, niyo yimika, haleluya, ayisoni basano, nta muntu uraha, amena, nta muntu uraha wakomera data amashyi menshi cyane. Haleluya. Ayo, Yamarima. haleluya, usizoni mashando wiribiri fana. Dore aho byapfiriye mama, hari abantu bazanye imitanga, hari abantu bazana imitanga bakayishyira mu buzima bwawe, hari abantu bazanye imitanga bayishyira mu rugo rwawe, hari abantu bazanye imitanga bayishyira muri bizinesi yawe. Ariko mva, hari Imana igikuraho igisuzuguriro, hari Imana
itambutse n'ubundi irahari kugira ngo yongere kwimana. umva mama, urugo ruragushaririye, urugo rurakuruhiye, ubuzima buragushaririye, imibereho iragushaririye bitewe n'imitanga bashyize mu buzima bwawe. hari amagambo abantu bumvishije adakwiriye, hari abantu bazanye imitanga y'amagambo baragusebya muri karitsiye ntiwabona naho wikopesha ikibiriti kubera ko bakuzi nabi. hari umutanga wo kugusebya mama, imitanga iragwira ariko umutanga wo kugusebya wo ni hatari. amen. imitanga iragwira ariko wo kugusebya wo ni hatari. Imana igutsindira imitanga mu izina rya Yesu. Haleluya! komera data amashyi menshi cyane. barajya he ku ijuru ritabaye, bose babireba, bose babireba, tuzashima Imana, bose babireba, icyubahiro kihera kureba. kuva kera muri kamere yawe warangiriwe n'urukundo, uyu munsi ntabwo yabiretse, niyo mpamvu tuzashima, tuzashima bose babireba, icyubahiro ukiheba kureba. umugabo Danieli baramwanze, maze bajya inama, nawe wasenga Imana, bamuha intare, intare ziratinya, kandi izo ntare zose zirashonje, avamo babireba, atabarwa bareba. uzashima bose babireba, icyubahiro ukiheba kureba. amashyi kwa Yesu. ayiwa Yesu we. umva, Imana ya Isiraheli ije kugaragaza ko ari Imana. ni Imana yimika, ntabwo ari abantu. ni Imana yakwimitse, ni Imana yaguhamagaye. iyo yaguhamagaye igiye kugaragaza imbaraga zayo. warababaye urihangana, urasuzugurwa uranatukwa, baguhinduye nk'umusazi, umusozi uri igitaramo, barangera kukurega iki, ukuza ngahita mbaka ijambo. nyir'ijuru n'isi ibiguhiga ntibizabura, bakurwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi ivuganye nawe nonaha. uramenye ntushidikanye, ibyo yarabikoze. Soni mashano will be fine. Yes, way. Hallelujah. komera data amashyi. Imana irambwiye uyu mugoroba ibakenyuriyeho umwambaro w'urubwa ku buzima bwawe. Imana ibakuyeho umwambaro w'urubwa. hari umwambaro wo gukorwa n'isoni umaze igihe wambaye, ariko mekotaya ayisoni maetrayase. Imana irambwiye ngo uwo mwambaro Imana iwugukuyemo, akira kubohorwa n'Imana. arambwira ati
haguruka wikorere uburiri bwawe aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe. haleluya umva haleluya haleluya. ntabwo isoni zizongera kugukora, ntabwo isoni zizongera kugukora. Imana imanuye marayika wayo amanukiye ku buzima bwawe. ishimwe ababyizeye tuvuge ngo amina. inanga zacu twazimanikaga ku biti iyo i Babuloni. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. Tukarira twibutse Siyoni, inanga zacu twazimanikaga ku biti iyo i Babuloni. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. Ababyeyi baraha nibamara kurya bagahaga, Mana uzabarinde kwibagirwa aho wabakuye, bagukorere bafite umwete. Mana aba bagabo nibamara kurya bagahaga kuko urabibutse, barinde kwibagirwa aho wabakuye, bagukorere bafite umwete. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye, tugukorere dufite umwete. haleluya 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 haguruka papa, we haguruka, aho turi kurebana. Hey wowe, Imana ya Isiraheli ivuganye nanjye, yambwiye ngo uyu mugoroba ubuzima bwawe Imana ibugize bugari. Imana irakwaguye, Imana yaguye ubuzima bwawe, Imana yaguye ubuzima bwawe. Hari amateka Imana ihinduye, hari ubuzima Imana ihinduye, hari umuzima Imana yishe upfuye uyu mugoroba utazongera kwibukwa ku buzima bwawe. Kankubwire Kondo, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru itareba nk'uko abantu bareba. Gikorere kandi uyinambeho kandi uyibeho akaramata. Urabyumva? Uyibeho akaramata ko hari ibintu bigera nko kuri bitatu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Icya mbere, ubuzima bwawe burahindutse, ubuzima bwawe burahindutse, ubuzima bwawe bumeze nk'ubwapfiriye ahantu. Wowe uri ahantu bwarapfuye, uri ahantu ariko buvuyeyo mu izina rya Yesu. Imbaraga zari zikuboshye zicitse none ahangaha. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kugirirwa neza n'Imana. Wa mugabo we nubwo uri aho ngaho, simbizi niba uri umugabo, niba uri umusore, niba uri umusaza, gusa kimwe cyo uri umugabo wo guhamya Kristo. Ariko kimwe kikiri aha ngaha, hari umubabaro, hari umubabaro wo mu mutima wawe Imana ikuyeho. Mfite umubabaro, Imana irambwiye ngo ufite umubabaro, Imana irambwiye ngo ufite ibikomere, ufite agahinda. Ariko Imana ya Isiraheli irambwiye ngo ikomoye ako gahinda. Byo bikomere Imana ibigukuyeho, akira kugirirwa neza n'Imana. Icya gatatu, urareba imbere yawe ukabona ikimwaro, ukabona gusatirirwa n'ikimwaro, ariko nta soni zizagukora, nta soni zizagukora. Kiragucirwa inzira. Imana iciye inzira ku buzima bwawe, Imana iciye inzira ku buzima bwawe. Icya kane,
ngiye kubona mbona wicaye ahantu urimo uraroba. Kuroba urabibona? Kuroba urabibona? Kuroba urabizi? Urabona indobani? Indobani urayibona? Iri ifite akantu kameze nk'igikwasi bashyiragaho iminyorogoto bakaroba. Ngiye kubona mbona wicaye ku nkombe urimo uraroba. Mbona urashyira indobani mu ntuza mu kiyaga ukayishyiramo ukayizamura uko wakayishyizemo. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nugushakisha ariko ntugire icyo ufata. Nugushakisha ariko ntugire icyo ugira gute? Hari ibintu birimo biragucika. Hari ibintu birimo biragira gute? Hari ibintu biri kugucika. Ariko Imana irabihinduye mu izina rya Yesu. Imana irabihinduye. Komera Imana amashyi irabihinduye. Komera Imana amashyi irabihinduye. Birahindutse none hamwe izina rya Yesu. Hari abarokore bakira aha bavuga ngo amen. Rambura ibiganza byawe papa. Rambura ibiganza byawe. Gira gutya. Vuga ngo uhereye uyu munsi nakiriye ubutabazi bw'Imana. Vuga ngo mwami Yesu sinzakurekura. Vuga ngo sinzakurekura. Uyu mugoroba ngiranye indahiro nawe. Ngiye kugukorera nanjye umugisha. Vuga ngo nakiriye umugisha. Vuga ngo nakiriye umugisha. Vuga ngo nakiriye umugisha. Abarakora dukomera Yesu amashyi. Yicarire Yesu akugirire neza. Vuga cyane ngo amen. Yicarire. Twihuse cyane, fata ituro ryawe mu ntoki tubanze dukorera Imana. Bikore vuba, bikore vuba. Twihuse cyane. Fata ituro ryawe tubanze dukorera Imana. Iyo mu kazi ariko burya dayimoni we ntabwo anezezwa nubwo imwivuyeho ariko ategera ahandi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero dayimoni ntiyanyuzwe iyo mu kazi yavuyeho ategera mu muhanda. Kuwa gatanu mvuye muri repetition ngira ngo abo twari kumwe bari kumva ngo birarangiye ariko Imana ntiyabyemeye. Naratashe mvuye muri repetition ntega moto ngeze hari munsi yo kwa Mushimire dukora impanuka ariko Imana iraturinda. No kuba mpagaze hano nuko ntacyo nabaye. Twari turimo tugenda mu muhanda moto yindira dukatana turamugonga tugwa nka hari imodoka irazi dufungiraho ngira ngo fire ya mbere gahunda yari hari kwari uguca ku mutwe bikarangira ariko Imana yarahabaye. Haleluya, haleluya. Rero nubwo mpagaze hano ntacyo nabaye, Imana yari igwatirije, yari yakweho impanuka ntabwo yagiraga ngo ibivuge kubera yuko byo kurangiza umuhango gusa ahubwo yarabivuze iranabikora. Impanuka yayikuyeho, nakomeretse mu ivi na hano ku kuboko na hano mu kibero ariko nagiye kwa muganga bampa amapumade. Ubungubu nibikomere ndumva nta kibazo, ndagenda nemye nta kibazo mfite. Imana ishimwe, ndayishimye ari mu gihugu cyo mu ijuru ibyumve ko yankuriyeho impanuka kandi n'ukuri Imana yo mu ijuru ibyumve ko nyishimye kubera yuko numvaga nananiwe kubyakira ariko ndavuga ngo Imana irahabaye. Muyimpera amashyi ya gahunda. Imana ihabwe icyubahiro. Icyuba dukomereye Yesu amashyi menshi cyane. Amen. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe cyane. Nawe washima Imana. Hari byinshi Imana idukorera ikaturinda tudakwiriye. Hari byinshi Imana igira gute? Niyakurinze se wowe? Niyakurinze? Niyabanye nawe? Tuyihereze icyubahiro iragikwiye. Amena. Imana ikwiye icyubahiro kandi ihabwa icyubahiro. Iragikwiye ibihe byose. Imana y'amahoro ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ko ikomeje kuturinda kandi ikaba ikomeje kurinda itorero ryayo. Ni ukuri muyikomera amashyi. Ni ukuri nimuyongere n'ayandi.
ikavuga ngo mana akira amasari yawe, ibikwiriye amasari igahagararana udakwiriye, ariko imana ikakurinda igahagarara nawe ikakurinda tu, ikavuga ngo ndakurinze, igatanga n'ibihamya ikavuga ngo ndi kumwe nawe ndakurinze, kandi ukabona nta kintu wakoze kirushije icy'abandi ariko ikakurinda. Amen. Ntabwo ujya ubibona rata wowe? Amen. Aleluya kandi. Aleluya kandi. Uya tunyegageze icyubahiro cy'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ikomeje kubana natwe kandi ikatugirira neza, ikatubambira amahema. Nawe washima Imana, ni byinshi wayishima, ariko Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyuba. Kadusenga. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, mpesheje umugisha ubwoko bwawe, umuntu wese ukoze umurimo mwiza muha umugisha kandi umugirire neza, mwagurira imbago kandi umukingurira imiryango. Mama pasiteri, ngewe nari mfitiye gahunda zanjye ziri muri ngewe numva ngomba gukora kandi nkazikora ku giti cyanjye. Asifiwe. Rero umunsi nashakaga kujya gusenga banjyanye ahantu, ahantu basengera ni hariya, ndebye mbona ni umusozi uri hagati mu Kivu. Imana itugirire neza. Umusozi ndawureba nitwa nge, ni ubwa mbere nari mbonye ubwato. Amen. Ko mu yandi magambo ndashima n'Imana ko nagiye mu bwato. Byihorero impamvu utayakoma nuko utabizi wowe. Amen. Nagiye mu bwato harahiye. Amen. Ariko icyo nshimira Imana, ntabwo nagiye mu bwato kubera ambiyanse, nagiye mu bwato ngiye gusenga. Amen. Maze nicara mu bwato ndakomeza koko, fata impande zombi. Amen. Oga ngasenga, oga nti Mana undinde cya gifi cyamize Yona gusa. Abantu bavuka icyangugu bubaho. Imana itugirire neza. Biza kurangira rero n'ubundi ndashima Imana ko n'ubundi nagezeyo ngasenga, Imana ikabana natwe ikaturinda ikatugirira neza. Amen. Ikatugirira neza, ikadufasha, kandi nzi neza ko iby'Imana yambwiye n'ibyo nasengeye byose nzi ko Imana igiye kubikora hatabuzemo na kimwe. Ubwo niza kubikora nawe wumve ko iri bukugirire neza. Amen. Ko iri bukugirire neza, kuko iyo nasenze nawe ntago nkwibagirwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero twakomeje n'ijambo, twihute cyane uyu mwanya reka tuwurenge, reka twihute cyane. Komeza n'ijambo hamwe wari ugeze. Narindi ku ijambo rivuga ngo Imana y'amahoro ikurwanirire. Turwanirire cyangwa ibyihorere? Oya, Imana irwana urugamba cyangwa ibyihorere? Oya, umva nkubwire, hari ubuzima turimo, tuburimo atari uko tubishaka, ahubwo tuburimo. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Amen. Imana yacu yamamara. Kanze hano dukorera Imana.